nitwa Nsekarije Aloyizi, amazina y'ubuhanzi nkaba nitwa Aloyizi Lopez aka Baby Swagger. Baby Swagger. Kamveho gato mbe ndetse izindi game nibyo ndega ku mutima mbe mbidetse n'ibindi byose ubireke maze ubimarije nicade nduhuke nshira ubwenge ku gihe shuti nkurindi nimba y'umutima mba umugabo hamye ugusaba kwawe nakumvishe mabe nza kurindi bizazane nza kurindi cyagutera inimba yo tuza ngwino ryame mu gituza cyanjye nzibura isoko idudubiza ubudatuza umunezero ugaruke mu rukundo rwacu Aloyizi Lopez aka Baby Swagger. Yeah man. Ubu ngubu mwandi kubitira icyo bita Afro Hip Hop. Afro Hip Hop iri mu kazi kose urebye. Ubu ngubu umuziki nawo utangiye muri za 2017 ndakeka yanjyana n'abandi urana kuntu umuntu akura akunda abandi bahanzi ukumva bikurimo ariko kubwo ubushobozi buke bigatuma uhama muri iyo domaine tu. Ariko umuziki navuga bundi ntago umuntu ufite inganzo y'umuziki yavuga ngo nawe utangiye ryari gutyo umuziki utangira mu muntu umurimo akiri umwana kuko ndakeka urabona iyo ugenda mu nsengero hirya no hino bigiye bitandukanye inganzi kurimo buryo bikurimo umuziki utangira umwana akivukwa aho yumva indirimbo ukabona aranyeganyeze ukabona mbega akunda kubikora umuziki nawe utangiye nyiri muto pe isi n'ibibazo byayo kuko urebye isi ibibazo ifite reka tureke kujya mu rubyiruko cyangwa se tujye n'ahandi no mu bubatse iriya ndirimbo iza ishimangira ku mubano w'abantu umukobwa niba mukundanye nk'umuhungu ugakundana umukobwa n'umuhungu ino ndirimbo irakubwira kuntu umukobwa niba mukundanye uri umushomeri nta kazi ufite iyo nta kazi ufite uri umushomeri ni ukuvuga ngo umwanya wa mukobwa aguhamagaye kuri phone ahita akubona noneho sasa yo nyuma muri bwa bushomeri bwawe umwe muri mwe aje kubona akazi agasa n'ukajyamo uri kumva wa mwanya wamuhaga uhita ugabanuka iyo ugabanutse wa mwanya rero niho handa guhamagara kuko uri mu kazi telefone igacika akongera akaguhamagara gatatu kane iyo utashye yakubuze wowe wari uri mu kazi ahita atangira agakeka ibindi iyo aketse ibindi abazi ngo wamuciye inyuma kandi wowe wamubuze kubera ko uri mu kazi ubwo wamugera imbere ni ukuvuga rwa rukundo yaguhaga ya ndoro yakurebaga irahinduka kuko niba yaguhamagaraga ku munsi rimwe agahita akubona atangiye kujya guhamagara gatatu cyangwa kane agatangira kukubwira ko umuca inyuma ibintu nk'ibyo tu noneho wowe kubwo uzi ko ari byinshi uba wanyuzemo ari akazi nibwo ugenda umusobanurira sheri nanyuze aha gutya narindi mu kazi ntago abyemera shuti ntago abyemera pe ubwo rero nibwo naje gufatwa na inspiration ndavuga ni se niba umuntu yadafite akazi ibi kibazo ko nta mafaranga afite nk'umuhungu yanakabona bikaba ikibazo kuko gufata telefone isigaye bigoye man inspiration zinza moto ndavuga ni kankora ino ndirimbo nereke umuntu ko niba nabonye akazi azajya yihangana kubwo kuboneka gake kubw'impamvu z'akazi inzara nimwica azababara nujya mu kazi akakubura nabwo bibibazo man isi n'ibibazo byayo waraje amen iryo jambo rishatse kuvuga iki nk'abahanzi kandi usanga mujimije ikintu iki ubushatse kuvuga aho ngaho no kuvuga ngo byandi nagarutseho iyo wowe wamubariye umwanya hari icyo twita gukura mesheke nk'umuntu wubatse urugo ababizi babyumvisha ni ukuvuga ngo kuzibura isoko man ndabivugira hano kuri kamera kuzibura isoko n'ubundi hari bakuru bacu babiririmbye neza ngo niba ngo nitumara n'igihe ngo nzakura mesheke ibintu nk'ibyo Mico the Best hamwe na King James kuzibura isoko nyine bya byishimo bya nyuma tukamugerezayo no kwishimana mbese byahatari no kuvuga ni natuze ahaza kubonera bizaca mu gituza kuzibura isoko byose nirizika ariko hari indirimbo nago nabasha kwiririmba tu yari ni Gahongayire ivuga ngo ndanyuzwe nuko ntabasha kuririmba neza ariko numvishe lyrics zayo ziranyubaka nkumva kabisa ndayikunda buriya na gospel ndazikunda shambona abakristo nago babyumvamo neza kuririmba birangora ariko irandirimbo ni nziza cyane ukurikiranye message ifite yo kuba wowe wakifata ugatuza ukanyurwa n'ibyo utunze byaba byiza cyane indirimbo mfite nshyashya ntago ari yanjye yonyine iyo ndirimbo rero yitwa Eliana ni indirimbo irimo ubuhanga bukomeye
ndabigutuye niwayumva cyangwa se n'undi wese uzayumva dukurikiranye azahita yumva ko aba bantu bashoboye. Indirimbo irimo rumba, irimo rap, irimo ingongomani murazizi, ni indirimbo ibyinitse bya tare, ni inyarwanda izarenga hano ikagera n'ahandi. Ndakeka ari nge muraperi wa mbere, ntabwo niyemeye uzaririmba mu bukwe kabisa. Nige muraperi kabisa, mbona mu minsi iri imbere mana siko nzajya ndirimba no mu bukwe, izo ndirimbo nazo turi kuzikora. Vision nge mfite ndakeka ari vision itandukanye n'iz'abandi bahanzi mbona. Ngewe randi umuntu ufana abahanzi nyarwanda nka n'abakunda, ariko ngewe vision mfite ntabwo ari yo kuvuga ngo nze nikubira. Icyo mfite ngomba kugisangiza abandi. Hari ibintu abahanzi benshi ubungubu batagikora kandi bagakwiye kuba bakora. Bamwe twita bagaraflere bacu, hari abana benshi bari kuzafite impano ugasanga zirazimye kwa nta bushobozi, ugasanga uwo twifatiraho nk'icyitegererezo nta kintu adufashije. Ubwo rero nge numva Imana mayi murongo nkagira aho ngera, ngiye nazajya mfasha bari munsi yanjye kugira aho bazamuka, muzika yanjye nkayikuza ariko nkakuza niyo abandi bana mbona batishoboye. Ikindi mbona batajya bakunda gukora cyane ni ukumva abantu bari hasi yabo. Kumva abantu bari hasi yabo man ngiye kabisa kuntu numva ngiye kuzakora umuziki, ntago naje guhangana tu, ntago naje guhangana nkuko mbibona. Ngiye ndi umuntu wemera nkavuga ni papa wowe urandusha tu, amaboko nkayamanika, iyo ndusha ndabyemera. Ntago ndi wawe ndi wumva igihangano cy'umuntu ngo nyitesha agaciro. Abahanzi bungu basigaye baza yafata igihangano cyawe Imana niyo cyaba gishoboye tu, akacyumva agahita guca intege, akakubwira Imana iki kintu cyawe n'ahantu kizagera, nyamara wakigeza ku wundi muntu nk'umunyamakuru cyakahita kuha courage. Ibyo bintu biduca intege kubera ko hari igihe umuhanga indirimbo agahita akubwira iki kintu cyawe n'ahantu kizagera. Ntago ngewe ibyo ngibyo kabisa nzabikora, kuko ngewe nje ndi umuntu uje kubaka umuziki nyarwanda aho batagejeje nzahakomereza. Batugire neza baduharira inzira, ariko natwe nibatuze tubahe tu. Bibaye byiza nakora nk'akazi, ariko kubera ko butaratangira kuzana gatubutse neza, umuntu abona nyine arabivanga. Ibyo bintu biratugora cyane, kuko nkanje nivuze ngo ndakora umuziki gusa, ejo ntabwo uburyo njya muri studio, ntabwo ndabona umuntu wanera inkunga byibuza ngo akuze ibyo ndimo nkora. Niyo mpamvu ngubu ntabwo nakubwira umuziki bibaye byiza bitewe no kuntu nkukunda, bitewe naho numva nshaka kuwugeza, nawe ukora akazi kanjye ka buri munsi. Ariko bitewe nuko nkukoza akazi ka buri munsi ubungubu ntabwo n'uburyo nza kwinjira muri ya studio, ndabivangavanga uko nshoboye kugira nze kubona uburyo ninjira moto. Navuye iwacu ntemberera mu mujyi wa Kigali. Navuye iwacu ntemberera mu mujyi wa Kigali. Amasaba arasuminza bahaye umutima nindimubwira, ariko icyo bakigatera ugatera ikirenge nanjye ariko nera ikindi. Burya umugabo arya byamuvunnye, gasore mba ndariko coye ni wanyemerera tukajyana nawe nini karibu sana. Tayari mawe ikaze nangira kumurya umusatiro, mu gasura gatuje kuje urukundo, gasore nangira kumurya umubindo. Ropeze sindi pfana ndasubira ndamubaza ni mubajije akazina ke, ambwira ko yitwa Eliana. Mubajije akazina ke, ambwira ko yitwa Eliana. Eliana we isi we Eliana we isi we Eliana. Eliana wowe mwana nakuze, Eliana wowe mwana nakuze. Eliana wowe mwana nakuze, Eliana wowe mwana nakuze.
reka disi kumva amagambo ya rubanda ntabwo bashaka yuko tubana, rubanda ntabwo bashaka yuko tubana. Subiza amaso inyuma maze wibuke, subiza amaso inyuma maze wibuke, mu rukundo rwacu nawe nta n'umwe wari uhari, mu rukundo rwanjye nawe nta n'umwe wari uhari. Eliana we, Eliana, Eliana we, Eliana, Eliana wowe mwana nakuze, Eliana wowe mwana nakuze. Subiza amaso inyuma maze wibuke, subiza amaso inyuma maze wibuke, mu rukundo rwanjye nawe nta n'umwe wari uhari, mu rukundo rwanjye nawe nta n'umwe wari uhari. Eliana we, Eliana, Eliana we, Eliana, Eliana wowe mwana nakuze, Eliana wowe mwana nakuze. Kamere disi tujya kuzura, kamere disi tujya kuzura, wakunze nakuze none byarakomeye, wakunze nakuze none byarakomeye. Eliana we, Eliana, Eliana we, Eliana, Eliana wowe mwana nakuze, Eliana wowe mwana nakuze. Kamere disi tujya kuzura, kamere disi tujya kuzura, wakunze nakuze none byarakomeye, wakunze nakuze none byarakomeye. Eliana we, Eliana, Eliana we, Eliana, Eliana wowe mwana nakuze, Eliana wowe mwana nakuze. Anayisura mwese hey baby swanga Amina Tao Eliana baby Tubaha 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 ya politiki ugasanga ntago rwa rukundo rwanyu bari kurwiyumvamo bagashaka kubateranya. Ya niko byahise biza nanditse mbona nawe ahise ashiramo nanjye mutanshyiramo kuyandika biba biratworoheye, nibwo twese dufata umwanzuro wo gutangira tukajya twandika indirimbo zanjye nawe. urumva ari iki bizagufasha muri iyi kariyeri solo? Ku ruhande rwanjye ikintu bizamfasha, urugero ndi kumwe n'umuntu nakita ni papa muri muzika. Ndabeshya? Ni papa muri muzika, afite ubumenyi bwinshi cyane nzavomaho kugeza nikuye. Bizagira ahantu bingeza, ni ukuvuga ngo nge nk'ukuntu nabitangiye kare mbabwira ni mu muzika ntabwo nje guhangana. Iyo mbona undusha ndakwegera ukama ku bwenge, nanjye uwo ndusha yanyegereye ndamufasha pe. Hanyuma hari indi ndirimbo mufitanye kuri Indirimbo turazifite nyinshi cyane kuko nk'ubu ngubu hari indirimbo yitwa Jeanne, ndakeka iriya yaba nk'iy'ubukwe pe. Njyewe naje kubona abakobwa bita ba Jeanne babatesheje agaciro ngo Jeanne kinjugutira inyisame, nahise mbona bitabaho. Jeanne mana nyagasani, so bajya ahantu uvuga kuri Jeanne twese tubasubiza agaciro, rero tubakorera indirimbo nziza cyane tubereka ukuntu bakwiye no gushimira umwana umubyeyi wabareze akakwita Jeanne akagukuza. Niba umuntu aje avuga ngo Jeanne kinjugutira inyisame cy'inkope, usubwa ibyo nibi reka reka ba Jeanne bataye agaciro, ariko icyonsi ngiye twakabashubije muri no ndirimbo nzajyana na iririmba mu bukwe tu nagira sohoka, ariko ndakeka kuri 15 zabigeze hanze tu. Umusi wa mbere tumenyana wanyuze umutima, ariko we ntiwabimenye kuko utarubyitayeho. Impamvu utarubyitayeho n'uburere bwiza watojwe n'abakubyaye bakakurera bakagukuza, n'abakubyaye bakakurera bakagukuza. Tumaze gutandukana
duherukana naratashe ngeze mu rugo sinariye sinaryamye naraye gutekereza nibaza ukuntu tuzongera tukabonana namenye ibyawe neza disishane reka ngutake ngutazire ibikwiriye abato abatagufite bakwifuze disishane uruhanga rwawe nuruharika amaso yawe ni inyenyeri amenyo yawe n'amasimbi ingendo yawe izira gusitara harahirwa ababyeyi bakubyaye harahirwa uwo muzabana tukwifurije ishya n'ihirwe muri iyi si ya bene Adamu tukwifurije ishya n'ihirwe muri iyi si ya bene Adamu Jane. Ikintu nakumva nge nabagiraho inama abantu bakiri bato bafite izo mpano bagerageze kwegera bakuru babo. Ari ikintu mbona kiri kwica abantu ubu ngubu ukora akantu kamwe kafata hiti niko bari kubivuga ubu umuntu yagukenera kuri phone akakubura shiti biriya ntago ari byo umuntu ukumve ko wageze ahantu kuko wumvishe ko umuntu yakubwiye ngo urashoboye ahubwo nakubwira ashobora shiramo izindi ngo fubura abakristo nibo nemera abakristo bajya bavuga ngo hari niba wakijijwe kizwa umaramaze ntago uyu munsi nukizwa Imana ikavivura ukabibona ko yavivuye ikaguha kuri uwo mwuka wahita usubira mu byo havuyemo ntabwo uhita ukizwa kurusha umuntu nakubwira ko rero uyu munsi hari icyo wakoze gishoboka ugerageza gukora ikindi kiruta icyo cyo yemeye bizatuma wenda nawe hari icyo yagufasha njye ndi kumva abantu bakizamuka nibegere bakuru babo barebe icyo babafasha kandi nanjye wenda mvuze nk'ubu nkanjye nta kintu nari bwagereho kuko kujya studio biri kungora biratugora turaza tukirya tukimara tugafatanya nge n'umusaza ariko kujya studio kugira ngo uzabone indirimbo yasohotse biratuvuna cyane biba byiza ko twegera abagara frere nkamwe mukadufasha n'abandi bagiye batandukanye tugakora umuziki nyarwanda ubaye ibintu byo kuririmba indimi z'inkoza soni mu ndirimbo inshuti yanjye babireke kuko hari umukristo wavuze ngo nutaniyuba ubaha Imana yaguhaye uwo mwuka ubwo uri kumva nutinya y'Imana uzatinya gukora ibibi ubwo rero natwe niba twubashye igihugu reka tureke kwiyubaha twubaha igihugu bizatuma dutanga message nziza abazayumva bazamenya u Rwanda ntago ari twe bazamenya